ngiye prefera iki yarahamagaye biranga arangije amwandikira message amwanga usheri ngo tebuka wirukanka ngo firigo igwiriye umwana urumva ni ibintu bikomeye yatebiguka ngo waba uri hose servo yikanga hanyuma umugabo itaramubwira amwandikira message ngura menye inzoga sanjye uyu muntu yari umukozi wa leta hari umuntu nyine yari afite ukuntu abanye neza n'abarwayi n'abamusanga ibintu nk'ibyo ngibyo kuki atagumye muri uriya mwuga we ibi bintu yabijemo kubera iki ariko inshuro nyinshi wowe ureba ikintu ukunze kurenza ko nzajya kureba wowe icyo ukunda ntabwo nakora icyo ukunda cyangwa mbuwe uwo wifuza ko mbawe ahubwo mbuwo ngewe nifuza kubaho turagarutse kandi turi amahoro turashima Imana kuko turi amahoro Imana yaturinze rero tugarukanye n'umundi inkuru nziza tugarukanye umundi buhamya tugarukanye andi mashimwe nkuko twababwiye ko ibiganiro byacu kuri SPP TV no ubuhamya no urugendo rw'ubuzima ni ibifasha kurenza ibisenya keretse yabaye ngombwa nyine ko usenya gakuta ngo baka kandi birashoboka mu kiganiro ushobora kuvuga ati nyamara Israel yankomekeje namugishije bitanu ntiyabinyishyura ariko naramubabariye buri usenya akantu gato yubatse ikintu kinini wubatse nyine usenya akantu gato ariko wubatse imbabazi wubatse ko babariye ariko kuri SPP TV nta plank nta gusebanya nta gusenyana cyane cyetse yari ngombwa iyo bifite ikindi bigiye kubaka nibyo biganiro tuzabazanira nibyo biganiro turazwe ishinga no kubazanira nkuko mumizi rero nkunze kubazanira abastari batandukanye iteka ryose bari surprise uyu munsi nabazaniye agashya nabazaniye umumama cyangwa se umutegarugore ubica bigacika cyane arubica ntibicike nyarana gikunda kutugora ngo ubica bigacika bivuze ngo aramushobora kubica ntibicike sinzi ibyo baba baca ari ibiki ariko ngo nyine nibyo baca ntibicike ibindi bakabica bigacika ariko umumama nazanye uyu munsi arabica bigacika muri social media muri entertainment no mukinyi wa filme ariko ni n'umubyeyi ni n'umunyarwandakazi ntabwo ari babandi nyine babandi ni ari muri babandi ntabwo ari muri babandi mukanya rero nta kuzuyaza galukanye na Makuruta mugole nkunda yes mvuze urwo rurimi benshi batamenya ngo ndimo ndavugana nande n'abara bahereye ikiganiro mu hagati batamenya ko ndi kuvuga nyine na Makuruta mu gahinda kariza umugore wa Rugara akaba mukase wa Liza niwe turi kumwe ariko ntabwo ariko yitwa kandi nkurikije uko mubona ndabona ko bisa ko ashobora kuba afite irangamuntu bivuze ngo nubwo nta mugore wivuga yambaye umugara ariko ashobora kwivuga akivuga amazina cyangwa nta mugore wivuga ubwo ari kumwe n'umugabo ugerageje ukamvuga papa hano wakivuzera hano mwaritse nka Israel hanyuma nawe ukaba kagurire nyuma tuza kugira Rugara na Makuruta ndaza kuvuga mugore tugeraza kumvuga sibyo ariko hano reka muhakanye rero atwibwire afite imyaka yo kwivuga karibu kuri kamera za SPP TV murakoze cyane nitwa Aime Kagoyire ndi umumama nkaba ndi umukinnyi wa filime wabigize umwuga ndumva ari ibyo ngibyo hanyuma nkaba ntangiye ndamutsa abakunzi ba SPP TV ndabaramukije cyane abagukunda nabo bakunda SPP TV kuvuga ngo urakunda umwana ntukunda nyina kuvuga ngo urakunda Makuruta urakunda Kagoyire udakunda SPP TV ntabwo bishoboka ariko muri minsi gutwika muri projet nyinshi cyane za filime kabisa gutwika oya ntabwo nivuze neza hari ibintu nibagiwe man none reka nguhakanye none nivuge byanyabyo minota nka 60 wivuga tubwire Kagoyire mwino minsi uri kubarizwa mu zihe projet kuko mwino minsi ge nkura kwanza ariyo mpamvu byarangira amavuga atagicumbagira asigaye agenda neza n'ururimi rwaratunganye ubucumbagizaga asigacumbagiza abandi tubwire mwino minsi ugushaka gukura mu zihe projet
Okay. Yes. Nari mvuze ngo sinivuze neza kuko nari nibagiwe izina rya Mama Africa. Kuri Kagoyireme hiyongereyeho Mama Africa. Wow, Mama Africa. Yego. Mama Africa. Ndi muri projet agahinda kariza. Ariho nyine nkina nitwa Makuruta. Nkaba mu yindi projet yitwa umuturanyi. Nyinamo ndi nyiramazu cyangwa se nina nyiramazu ni Land Road. Wa amazu y'Kigali yose. Bari nyiramazu. Amaye. Ni nyiramazu. Yego. Hanyuma ngakina no mu yindi yitwa izino. Izino ubwo ni iki? Ingo. Ingo zina. Yego. Nukuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube wandikaho izino Mama Africa. Bisobanuye ngo ingo zino, ariko iyo wanditse izino Mama Africa bihita biza na nizo projet ndi gukoramo nkagira nyine niyo ngiyo izino Mama Africa ariyo projet yanjye. Yego, nkabashishikariza abakunzi banjye ko bakurikirana iki kiganiro baza kugerageza bagakora subscribe kubera ko ESPP TV ibagezaho ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ikindi kandi bagasimbukira naho ngaho bakareba izo projet zose nyuramo batibagiwe izino Mama Africa, umuturanyi, hama n'agahinda kariza bagakora subscribe. Muri make duteye inyoni ibuye rimwe hanyuma tukisha inyoni dukoresha amabuye 3. Oya. Twisha inyoni 3 dukoresheje ibuye rimwe. Ngo twishe inyoni imwe dukoresha amabuye 3 ahubwo duteye ibuye rimwe twisha inyoni 3. Muturanyi mwabuze agahinda kariza murakazi izino nazo murayimenya. Ariko ndi kuyikurikirana. Wakoze na subscribe cyane. Tayari. Hako ubundi ni gute nimu umuntu sabu? Ntago bishoboka. Iyo hari umuntu sabu nta musoro. Sibyo. Ya umuntu sabu ntabwo bwiri. Iyo hari umuntu sabu hombiki. Guys, mufashe. No kuvuga ngo abantu bakwiye guterana inkunga. No gufasha. Kubera ko ni guterana inkunga kuko ntabwo ukora mu mufuka wawe ngo uvane muri igice kimwe. Amafaranga. Yes, none se tuguzanye izino. Izino se naho bugira amahane. Kongeye mpana n'abantu mu nzira kambwa ati Rugara waragowe mbega umugore ugira amahane tari njye namwe rukangira ngiye nkunda Makuruta ntabwo namwiruka. Ati Makuruta. Naho ufite amahane? Oya. Nta bintu bya mukasi babirimo ariko binajemo nabyo. Mwese ko ndi umukinnyi. Nakina ndi umunyamahane, nakina ndi umuntu mwiza. Isura y'umuntu wese direct akeneye kumbonamo mba ngomba kuyiba nta kundi. Rero izino Mama Africa tuvuga ku nkuru zabaye ni true story ariko zigiye zitandukanye. Ariko nabanga mugendamo mutikinga mubati ruguhaba mwibi kwa Israel mwibi kwa Israel urumva kwa Rugara nakinnye noneho nabaye umunyamahane ako kagatambuka umugore udashobotse ejo hari indi nkuru nayo ni ibintu biba byaragiye biba ariko biri hagati y'umugore n'umugabo. I understand. Okay, good. Rero uyu munsi turi kumwe na Mama Africa, turi kumwe na Makuruta, turi kumwe na Kagoyire herself, Kagoyire Aime. Nkunda izina ryawe? Ni ryiza cyane. Kagoyire ni pause. Cyangwa ni rigore? Kagoyire ni rigore. Ariko izina ryawe ndarikunda tuzi. Ukora yarumva natwe tumwana nanjye Kagoyire. Kumbe ni rigore. Uzi ko buriya Rugara. Twageze kwa Rugara. Karuka gakundo numva karimo. Ndakumva Makuruta. Bwila. Abantu bagiye kukureba agahinda kariza twe. Bwila, urukumbira iki? Kagoyire ni izina rwoko ki? Kagoyire ni izina ry'Ikinyarwanda. Narimo ndavuga nakita umwana wanjye Kagoyire. Ni byiza cyane. Umuhungu? No yaha. Umuhungu zamwiteme. Yawa. Yawa harimo Goyire ry'irigore na ry'irigabo nako Kagoyire akaba ari nk'umukobwa wenda Goyire ari irigabo yayo. Sibyo? Nibyo. Yes, uyu munsi rero niwe twabatumiye. Nawe ko ntazabasondeka. Nzabaha imizigo kabisa, nzaba abantu babaganiriza kabisa kahagere. Babice bigacika. Sinaba mugani cyumva insigamigane yo kubita bigacika cyumva. Barabica ngo bigacika. Ni ibiki babaca? Ntabwo nzi ibintu biba baca. Ariko uko mbyumva numva ko ari nk'umuntu nyine ubikora neza mpaye. Ndakashagujwe. Ngiye kuzavugana na Nzeyuwera ninde wa muntu ujye uvuga ibintu by'Inyarwanda
amfashe agusobanurira icyo kintu none ubutani ingaruka mbere yo gutangira ikindi kiganiro nzabanza nsobanure ibicibwa bigacika ibyo baca ibyari byo baca ni ibiki ndi kubera iki aba exit arayimenya ni fanta nane black ameni black arakubagana siko mene fanta namiki turabaza amazindi bantu hano ni kuri baoba turi mahumbezi ya mu Kigali kuri Baoba Hotel niyo mpamvu cyiza uzakorera abafana bacu uzabazanira mu tipe w'ikinyarwanda uwo nguwo ushaka uzabaza Nsanzabera ni inshuti yanjye uzamutumira aze hano hanyuma abasobanurire ibyo bintu byari byo hari n'ibindi abasobanurira mu kiganiro cy'utandaza Nsanzabera atuganire ku magambo yose y'ikinyarwanda nk'ibyo guca ngo abica bigacika n'ibindi mwibaza reka rero mbasabe muri commentaire z'ikiganiro mushyire nk'amagambo yose y'ikinyarwanda mukeneye gusobanukirwa hanyuma nzamagana Nsanzabera dusobanurire kuri kamera aho mwana ko yashobora kubimbwira nkajya hano nabyibagiwe cyangwa bisobanura mu buryo butari bwo cyangwa bivuga ukundi ubwo rero ubutaha nzabazana Nsanzabera ariko hano hasi muri kino kiganiro mushyireho commentaire amagambo yose y'ikinyarwanda mwumva mudasobanukiwe mwumva mukeneye kumenya neza muyandike muri commentaire maze turashaka kumenya kintu hari ngo bizajya vuga ngo tuzajya tubigisha gukora indege bamagara muri Amerika bakoze indege abigisha uko bakora indege yes banamubaze n'ibibazo rero Kagoyire ndishimye kukwakira kuri kamera za SPP TV ariko ndagira ngo ikiganiro tukivimuze ubu nibwo gitangiye ubundi kumwe na Makuruta muzaza ariko ubundi Kagoyire Aime ni mu ntoki ibyo wumva abantu bamenya bitakubangamira personality yawe umubyeyi uvuka he wanyu ni he ku buryo nyine umuntu ngo Kagoyire ni Nyamasheke ku buryo nyine n'abantu bakurikirana ikiganiro ngo yes ndamuzi niwe koko ntabwo tubure nta duplication yabayeho Kagoyire Aime ni mu ntoki Kagoyire Aime ni umumama ufite abana nabivuze ni umumama wavukiye i Kigali Kamugi kiwende umunyarwandakazi sorry kufa Kamugi ushobora kuba bigira indi connotation bifite ibindi bintu kenshi biba bivuze bisobanuye ni umuntu w'umunyarwanda wavukiye mu mujyi wa Kigali yego akaba ari naho ntuye umwuga wanjye kubisanzwe n'ubuganga umuforomokazi yego hama ariko ubu nkaba ndimo mbarizwa muri sinema nyarwanda umukinnyi wa filime nshobora kudirectinga nshobora kwandika ku bintu nyine bijyanye na sinema ubu niho nerekeje umutima wose yego ko tujya kugira ngo duhurira ko nanjye nakoze muri domaine medical ngiye kugenda wumva bigenda bigaruka yumva banyita doctors yego nsaruzi ko ari Dr. Claude oya akase yo nzika ku kibombo babikora oya na Dr. Claude ntago nzi niba atari dogiteri wa nyawe ariko ngo babajatewe kwa daheruka ino naheruka ari amwe ntaherutse nta kigoma cya Dr. Claude nko rikada tumva rwose ibintu bya Dr. Claude ariko Dr. Dusabe Israel awe aha ni byiza cyane rero uwo niwe turi kumwe hano yego abana abahungu 2 n'abakobwa 2 umugabo umwe abo bana nabo umugabo umwe abana bakagoyire nabo umugabo umwe none se uretse abana umugabo ufite umugabo urenze umwe oya ntago ntagira umugabo urenze umwe urabyumva kuko nabana nabo umugabo ariko ingarago ibyo bintu kucyumva wabimbaza we Imana izambabare kubereza kabasinza yashira isoni mwumbaza umuntu maze kumwira ko afite abana mwaje ngo ari kuri ingarago kandi afite abana kandi umugabo nsobanurira mu by'ukuri ubwo urashaka kumenya iki koko reka twivugire kuri sinema ibintu niza kubona twivugire kuri sinema niza kubona kanya ndabigarukaho ibintu by'umugabo umwe se ariko ngumenye mu romantique yego ni mama ya muntu abona
ukuntu uvuga umugabo wawe ni umunyamahirwe. Yarahiriwe aracyahirwa ahubwo. Oya hari ukuntu ugira utyo ugahirwa ugahirirwa rimwe. Tangiye kuvugira imigani kagoye. Izino ingo zino n'urwawe rurimo nyine mbwira mu ngo zino n'urwawe rurimo n'urwanuza ko nta rugo mfite kumugaragara. Oya njye navuze ko oya pana kumugaragara. Urumva nigeze mbwira abantu ni byiza ko mu nyito nyarwanda umuntu uvuga ngo afite urugo n'ufite umugore cyangwa umugore akafite none nkibaza ukuntu umuntu afata umuntu nkanjye yose na metero hafi ebyiri ngo nta rugo mfite kandi mfite ahantu bishoboka gute se we nafite urugo dafite umugore ariko ufite urugo cyangwa dafite umugore horaho nibyo nabyo ni ibibazo. Urakijijwe abataha ntabwo benda biwanjye ariko ntabwo wanyubaka mvuge ngo nta rugo mfite gute se n'izo metero zose nose nta iwawe cyangwa iwawe aho rero nta ni mu rugo rwanjye ariko rwanjye izina nyine urumva n'urwawe mu ngo zino harimo n'urwanjye n'urwawe se zubatse nabi ingo zino bo tubwire mutekereza gukora filime yitwa Izino mwashaka kuvuga iki? Reka dukore promotion. Sina promotion ahubwo kugira ngo tubwire abantu ubundi ibyo tuvuga tubikura ese ibyo tuvuga birahari muri societe cyangwa ni igihuha. No kuvuga ngo nkuko nabivuze ni true story. Uko kuntu nyine ari inkuru zabaye. No kuntu urugero umugore n'umugabo uko babanye muri rugo ntabwo ariko hari ababanye ntabwo ariko hano inyuma babanye. Intego rero kwari ukugaragaza ibibera mu ngo zitandukanye kugira ngo niba uri muri rugo wowe wagowe n'imibereho urimo nubona nureba iriya filime hari agace kari busohoke kagaragaza umugore wihanganiye bya bintu ubamo byakunaniye kwihanganira n'urugero none uhita uvuga ati niba uriya yarabishoboye kuki njye ntabishobora urugo rwanjye rukabaho sibyo cyangwa se umugabo nabibona avuga ati narinzi ko ngifite umugore mubi kandi ngo afite wanjye rya gufuha uyu nguyu arariguguna ikangumana uyu nabura uru rugo rubeho nuvuga ngo ni mu rwego kubitekereza ni mu rwego rwo kugira ngo twubake ingo zimwe na zimwe ariko biciye mu makuru atandukanye ariko njya numva ndumvikanye ntabwo biraba neza ariko njya numva ko ingo nyinshi zitubatse neza nibyo cyangwa ni imyumvire y'abantu ko nzi ko urwanjye rwubatse neza bo urwanjye rutari nk'umugore rwese oya urumva kandi reka mbwira ibyo bintu byawe sibyo uri gushishikariza abantu kugira urugo rutarimo umugore ku myaka yawe kuri metero hafi ebyiri sibyo no ku myaka yawe no ku gihagararo yego ariko ntunsonge uretse gatoya ntazi ko gukomeretsanya hanyuma uti ngewe urugo rwanjye rutarimo umugore usigaye ufite niyewe rubayeho neza urumva nta mibereho kuko nta mibereho ko ntabwo rwuzuye n'ubwo ruruzuye urwanjye ntabwo rwuzuye ntabwo bishoboka wageze iwanjye mu cyo nkwakiriza yashwe apana ibyo urumva harabura imyunde ako kandi kukongeraho urugo rwanjye rutarimo umugore kuki ukongeraho nta muntu nigeze nshishikaza kubaho nkanjye kuko nanjye ntawe nigeze nshishikariza kubaho nk'uko abayeho ubwo ukuntu bikunze we ntabwo mbikunze mba kameme nose ko hari umuntu nigeze ko ntazazana umugore ntaragera kumuzana ariko azaza agomba kuza ahubwo nta ndwara na kera ndi gupanga vuba nkanabivuga nkabishyira ku mugaragaro hano mugataha abavumba bakavumba bagatwerera abaza batatwerera nabo nyine bakaza nta kibazo ariko mfite ubukwe ariko ninabukora nabwo nta deni mbafite nta muntu ufite ideni nzabikora ariko ntibizaba ideni ngo mujye mwanyishyuza bishyuza ubukwe bishyuza kuvumba wenda uwavumba we yanaza akasoma rimwe mu rugo ariko yatangira kuvumba butaranawe ariko kamubaze kagoye kandi ntumbeshye nawe wihereyeho mu bagore ubona mu Rwanda bambera ku buryo bavuga ngo Israel uyu ubu tuziranye nyine uravuze ngo nanjye ntihereho njye se ntibizi uko ndi umugore wawe mujye mureba agahinda kariza nyamuneka natse kuvuga ngo niwe ufite amanota njyewe nyine okay noneho utibazemo wowe utibazemo ubona abandi bakobwa mu Rwanda ku buryo bavuga ngo
Israel na Madederi yaba ari sawa Fiona yaba ari Inyatsi Mama Savani Marine Masava unera Masava uyu munsi noneho arambukanya barongo n'amaguru ejo twapostinze akantu ngani ese ni urugo rwacu ganye na Masava umuntu rwamara iminsi ingahe cyangwa imyaka ingahe abantu n'abagome hoya ntushyiremo kuko nanjye nakome kucyana adashaka guha umuntu amahirwe basi ngo rwaye no gukipinga ayo mahirwe hakaba ngo rwamara mu mwanya ngamaze mufata iyo foto bisobanura ngo nimushobotse niba ndashobotse ariko ntago ari ku yawe Mama Sava nawe yaragapostinze hama mpita ndamubwira ni yaye ni nta kintu mwijeje kuko ibirumbo bibiri nta wabibanisha ngo shoke bikiruri mu Masava yarantutse rero akavuga ngo ni imyaka 100 nuko imyaka 100 mwayimara muri gereza nongo twarwa bagatadufunga abandi ngo amajura abiri ni abahagije ra ikintu cyaba amajura abiri ni menshi urumva ikintu cyaba mwazarutoroka tukajya tuza kubashaka mu rugo rwanyu tukababura abandi ngo byaba byiza ko ngo irondo ry'umwuga ngo bari panga ku irembo hafi aho nyine mana ariko mujya muduha amahirwe wowe utekereje ubona ninde mukobwa w'umunyarwandakazi twakubakana tukarambana ngiye sinabitekereza ntunsa ntabwo usko nitonda ariko subwo waretse kuri Mama Sava babonaga nyine Mama Sava adashobotse kugereranyije nanjye bakavuga ati rwose hano bavuze ngo ngo se ariko numuzi ngo yamucira rugufi ngo yamucira bugufi urwamara imyaka nk'ijana kandi mfite 70 ingahe sibyo yabaze mu myaka 100 nyine ngo tuvuga uti nguyu yaduciye umugani oya so umugani nuko abona ko byashoboka reka compliment abona ko bitashoboka kuki atavuze imyaka 30 ntago twatandukana nyine ngo cyangwa 70 twatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse 70 bakopera ya ndirimbo ngo ubwo nindi mbako urumva abatwifuriza ibyiza bango mwamana inyama n'imyaka 70 byashoboka reka twivugiye no kuri cinema Kagoyi urugendo uvuga izina neza Kagoyi re apana Kagoyi muri Kagoyi ushobora gusanga amazina nk'igihumbi Makuruta cyangwa Kagoyi tubwire urugendo rwa muri cinema by'umwihariko wabyisanze mwute wabyinjiye mwute byaje gute kugira ngo wisange uri umukinnyi wa filime narabikundaga kuva na kera ndi mutoya nkumva nyine iyo mpano nyiyumvamo nkanagerageza kwandika utuntu tumwe na tumwe mvanye mu mutwe ariko urumva nkabyandika nyine nk'umuntu usanzwe nta bumenyi mbifiteho nyuma 2000 na kangahe 2012 yego nari ndahantu ndi kumwe na musaza wanjye n'umugore we ndimo dufata kamera byumva hanyuraho wa muntu Apolline w'Imana Apolline producer director producer w'Imana yubawe kabisa yubawe pe kandi agerageza reba ikiganiro kirangire anakore subscribe niba atarayikora no kuri Imana Apolline turagusuhuje Mama Esther ugerageze kabisa ari mu bari genda dufite hano mu Rwanda kabisa yakoze Catherine akora ndi umukirisitu niyo filime ya mbere nacyo nuko nzi ko akunda kwa filime za babwira nta kurungiye twa dukora ikiganiro ntari kumwe nawe cyose nuko yakoze filime nyinshi zirimo za ndu yakoze nkuba Catherine ndi umukristo hari n'izindi za mbere yaho nyinshi cyane Apolline salut kabisa turagusuhuje kandi turakubaha arambwira umusaza wanjye arambwira ati niko uyu mugore sonde ukina filime ndavuga nti ati niyo kuririmba ibintu bya filime ngo ibiki n'ibiki okay abaramuhamagaye aramubwira ati uyu ni mushiki wanjye ndashaka umushyira muri filime ntiyazuyaza kabisa duhana nimero hageze arampamagara mpita ntangira gukina rero muri ndi umukristo nuko kuntu nibonye muri sinema nyarwanda ntangira gukina nkina no muri nkuba ya kera nkuba watangiye gukina filime mu mwaka nkuba se 2012 nkuba yaje nyuma twananze kuzino bana ambaye nkuba yaje nyuma ya ndi umukristo sibyo mpita nkina mu mwanzuro nkuba yayobowe na Jeroba
Kayiranga Jeruba yego na ndumukristo niwe uriyoboye yes Jeruba narakubuze wangu Jeruba niwe wagiye guteka ingova nkimara kuba mu nzozi kubera akazi kenshi yahise ajya guteka ingova mu nzozi Jeruba ebana ubonekana bana hagaragara akazi karahari none urimo uriwisha ashobora kuba yarahinduye ari mu bindi kariyeri nanjye ntabwo asigaye afite igaraje ikora mu moto ngenda bizi bavuze ngo abamotari bose ngo bajye kumushaka bajye gushaka Jeruba Kimisagara ni kunkaraga oya Kimisagara kuri station niho korera yego house yari fina turanamamaje Kayiranga Jeruba tukoheje abamotari bose bo muri Kigali cyangwa mu Rwanda bose bakorera mu moto bagure PS ubundi bakorera turatwitse sibyo nuko kuntu rero ninjiyemo ndabikora nyine ya kandi nibaza ko ndi umukinnyi mwiza sawa mwiza kabisa ndi umukinnyi mwiza uri director wanjye buriya ikintu cya mbere gikwiye kwereka umuntu ko ari umukinnyi mwiza ni igihe cyose ushobora kubona isirere ya castings ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko uwo mukinnyi ari mwiza cyane ko ku bintu bijyanye na casting urabizi kandi santima zanjye ni zero iyo ndi casting umutima wanjye ni security gusa niko ugomba ariko kumera ibindi ubu urimo ukora kinyamwuga ibindi biza nyuma y'akazi ibindi kabisa uba winjiye gutyo muri filime muri filime ndakora 2012 nyina muri mu mwanzuro nitwa Violette umugore wa Selemani nubwo ari bibi cyane nabwo nibyo bimwe intambara harimo no guterana ibyuma mu mwanzuro abantu barayizi yacaye kuri televiziyo y'u Rwanda ndayibutse ni nyinshi nagiye nkinamo gusa ndumukinnyi kugeza n'ubu ndumukinnyi none se hari abantu bajya tubwira ko yagiye gukina bwa mbere ubundi ujya gukina bwa mbere wumvaga ari ibintu ukunze wumvaga ari gushaka amafaranga wumvaga ari uko biguyeho ikintu cyagupushinze gukina bwa mbere ni iki ni ukuvuga ngo nabikundaga nkanabiganira inshuti zanjye nkazibwira nshaka gukina filime muri famiye urumva kugira ngo mon frère atekereze icyo kintu wari uri mariye oui nari mariye okay nuko yarazi yuko mbikunda rero ntabwo naje muri ibi bintu nk'umuntu ushaka amafaranga nubwo nayo tuyabonye ni sawa ariko hari ukuntu ikintu ukiyumvamo noneho kugira ngo wikiranure n'umutima cya kintu ukagishyira mu bikorwa kugira ngo umutima wumve ko ibyifuzo byawe nyine byagezweho yego nibuka ko 2010 bon n'ubu rega uri mwiza cyane bya danger fo 2010 kangahe habaye iki kumva ngo byari bicika byari ibindi biciba baca bigacika hari icyo gihe ariko ngira ngo nuko era kera bahoraga bavuga ngo muri creative industry muri rusange muri muzika muri filime mu buki ngo ibyaruswa ishingiye ku gitsina ujye ubyumva yego ndabyumva warayitanze se ntabwo nayitanga warayihawe se ishwi ntabwo nayakira nta n'ugeze yigusaba se kuki wumva wanjye wamemukira tubonye umuntu wemeye ko yasabwe ruswa ishingiye ku gitsina niba ngiye yigusabye uhita umvugira hano imbere ya kamera ntabwo twaba tukivugana ariko umuntu ubikora shangiye nyine namugaye kuko nta cyizere aba yifitiye uwo muntu nyine aba afitemo kudashoboka ntabwo aba ashoboye uyitanga ntabwo aba ashoboye oya uyisaba nawe ntabwo ashoboye ariko n'uyitanga ntabwo aba ashoboye n'uyitanga nawe ntaba ashoboye uzi impamvu ni ukuvuga ngo niba ngiye nzi kudayiregitinga ndabizi nifitiye icyizere cy'uko mbizi sibyo niba nje iwawe ntibikunde cya cyizere nkakigumana mba nzi yuko hariya bizakunda kuko niyizeye si ubundi iyo ruswa bayivuga ku bakinnyi gusa cyangwa n'abadirector iyo tugiye gusaba akazi barayitwaka kuko ngewe ntaho ndahurira nayo nta muntu urayimpa ntawe urayinyaka kandi maze gukora projet edere na projet ya mbere nakoze ni kuri directing projet ya kabiri gatatu gatatu nakoze ni umugore Mama Queen Bishop Mama Queen wase afite urusengero rwitwa Nayote niwe ari mu wa mbere nakoreye amafilme nkinjira muri no kariyeri sinzi cyane niba bazakabakinnyi gusa n'abatekiniki barazibaka se ibyo bintu nyine nawe urabizi ahubwo nuko wenda uri kubariza abantu badukurikira abyuze niba uri kubariza nibaza ko ahantu henshi mu mirimo itandukanye ibyo bintu bikunda kubaho
ahubwo twabwira abantu bayisaba n'abayitanga bakigira icyizere. Rero uyise utumangwa kuri topic imwe ngarutse inyuma abantu batekereza ko ngo muri creative industry, muri cinema, muri muzika, muri art ariho rushingiye ku gitsina. No, turayamagana, nta nubwo ari ikintu cyo gushyigikirwa, ariko ahantu hose hari amahirwe. Ruswa ibihari isutamye hafi aho. Rero iyo ruswi iri ahantu cyangwa iyo umuntu atekereza ari ishingiye, ari emotional, ari financial, ari sexual, ruswa ibituramye ahantu hose hari amahirwe, ahantu hose hari opportunity. Ntabwo ari muri cinema gusa, ntabwo ari no muri banki bamwe. Icyo duhuriyeho twese nuko kwirwanya ni byiza, ko burya umuntu wahaye akazi kubera ko mwaryamanye ntabwo abaje kuderivaringa, nta kintu gifatika abaje kuguha, abaje kwishyura umwe, abaje nkaho abaje kwishyura, abaje kwishyura n'amaturo, abaje kwishyura ibyo mwakoranye. Rero niba ushaka umuntu akuderivari aguha ibintu bizima, bigiye kugira ikindi kintu kibitera. Ni ukuvuga ngo iyo yamaze kuguha ya ruswa, nibyo navugaga, nta cyizere aba yifitiye cy'ibyazi. Bisobanuye ngo kugira ngo aboneke muri wa mwanya nuko yabanje kwitanga cyangwa se hari ibindi yakoze, sibyo? Bisobanuye ngo niyaje nta musaruro mukuramo, aza bigura intege. Cyo ni kimwe niba tuvuge urandabirikinga twararyamanye, uvugishije ukuri uri kuri set, ntago ari wowe, ntago ari wowe twicaranye ndi kubona, ubu urundi muntu nkuko wabivuze. Ntago manyi ngiri director nabaye umugabo wawe, we rero yakubona na cya gitsure cyose udushyiraho, na kwa kudukanga ngo akazi kamere neza, byose we iyo ubimushyizeho nta handi nyine uza ukavuga uti muve mu matelefone mbakeneye muri uyu mwanya, ugasanga we ari hariya yakoze akagurupe kuko ntakorwaho. Ubu turyamanye ntabwo nakongera kuyoba, nuko nyine tutaryamana hasi se neza. Imbere ya kamera nyine za SPP TV kagwera nkujura mbwe ati ntabwo twaryamana, ntuzigere bitekereza kuko uri boss wanjye. Ariko kandi uri Rugara nyine, si umugabo wanjye urije aho turyamana kangahe we. Kunterera mu migani nk'iya Yesu, tangiye kumbeshyira mu migani nk'iya Yesu. Anyway, icyo nemera nanjye ni kimwe nuko umuntu mwaryamanye atari urukundo, ariko ntekereza ko kuko hari umuntu ntabwo yabuza gukundana. Ari urukundo ruri real, ari urukundo rwanya ntabwo bakangiza akazi. Ariko bya bindi byo gukurana by'amafuti, byo kurya agaturu ukigurukira. Nanjye nakumva ndi frustré gutuka umuntu twararanye. Ni ibintu bikomeye cyane. Kandi tudakundana. Dukundana byaba ari mu kazi. Kandi uriyizi. Mukundana byaba ari mu kazi, yaba bizi twaje mukundana burya wanamukanga umufata nk'abandi bose. Kuko mwagira ngo ati hariya my chérie, my bébé, narindi guhiga ikofi. Hariya nanagutera n'ingumi. Nabo babyumva. Burya no abantu bakundana mu kazi n'ingumi ntizaryamo. Nose ufite nk'umugabo w'umusirikari agomba gutera isaro takavuye guterera. Ari gihe abantu bakimuha mwagira mu komwe aterera shabo yakiragira nakigwa ko ari mu kazi, ariko bari my bébé. So nanjye ntekeza ko si byiza kuba waryamana n'umuntu kuko mugiye guzwa n'akazi cyangwa se nka ruswa ushingiye ku gitsina. Mukundana birashoboka gushaka gukora n'umuntu mugakundana. Kuryamana n'umuntu kugira ngo ukunde umuha akazi noneho ko gukina film uzinitse nkanga bakuga mukunda guhita mufatira ko nkabwa ndetse azansuye nka gukinisha filime shamwana tukabikwa tumara kubikora wowe urukundo bataruzamuka sasa umugenge ndi Marine ndumva yari tap and go. Sibyo murabe mwumva mwabakobwa ibintu bya tap and go byateye mu rugo. Wewe nagenda ndumva ni tap and go, wowe urumva wafatiyeho ku buryo no gukora. Nigeze nkora muri projet imwe ariko izi zo hasi zo ku isoko zo hasi cyane. Rero director nyihera témoignage ambwira ko nyine mbona ukuntu agiranye n'umukinnyi tamwaza gise VIP omana ngambyara n'ibyo tubwira to ngaramwe ngo yo muri hejuru ko ntanyavuga nabi. Ngwino hano ngubwire inegire pe bavuze personnel. So mu by'ukuri ntago ari byiza, nta terambere ibyo bintu bikomeje byadindiza iterambere ryacu. Byica akazi pe ndetse ntekereza ko byica akazi cyane kuri wa mukobwa mwaryamanye yumva arimo kwigura kugira ngo akunde agere hariya.
yageze imbere ya kamera umuntu inyuma atangira kwibona atangira gukora ama flashback muhagiza byabintu byose bikagaruka Mana tugire neza kubera ko ibyo bitazigira bitugaragaraho no munsi n'umwe kandi byimvuze mbihagazeho ntiyo tikiza ko ruswa niwe bakombese najya muri commentaire cyangwa ngira akabanga ntabwo nabikora sibyo ntabwo nabikora yes ni ukuvuga ngo wowe winjiye muri sinema nta ruswa y'amafaranga utanze nta na ruswa y'igitsina utanze cyangwa y'umubiri hari ubwo ruswa y'umubiri n'iswa y'igitsina biratandukanye ese ubwo ibyo bintu sibyo ku cyumva bivuga byihorere kuko ruswa nyine ni ruswa iyo ariyo yose ntabwo yemewe bivuge gutyo ruswa iyo ariyo yose ntiyemewe mu gihugu voilà sibyo ikindi bidindiza akazi akariko kose yes turagarutse rero nongeye kuzamura volume mbwa cyane nagira nkubaze Kagoyire karame winjira muri sinema nyarwanda nk'umukinnyi ni muri iriya myaka hashize imyaka 11 years back imyaka 11 hirya abantu bagifite imyumvire n'ubwo hari abatarayihindura bagifite imyumvire yo kumva ko umujya muri sinema ari ibindi byananiye ari utarize ari uburara ari papa hey nta bitero hoye nabyo by'imiryango bikubwatiye nta ngorane hoye nazo ukimara bati ndabyegure bigiyemo nta ngorane wahuriyemo nazo ziguca intege ntago byabura n'ubu hari abantu bavuga batari ko se buriya kukiyambuye umwenda w'umweru kwiyambura itaburiya uyu muntu yari umukozi wa leta hari umuntu nyine yari afite ukuntu abanye neza n'abarwayi n'abamusanga ibintu nk'ibyo ngibyo kuki atagumye muri uriya mwuga we ibi bintu yabijemo kubera iki ariko inshuro nyinshi wowe ureba ikintu ukunze kurenza ko nzajya kureba wowe icyo ukunda ntabwo nakora icyo ukunda cyangwa mbuwe uwo wifuza ko mbawe ahubwo mbuwo ngewe nifuza kubaho yego rero ibyo bintu ntago bibura ikindi abantu baba bumva ko ibi bintu turimo ari uburara ibyo ngibyo uvuze abantu benshi niko babifata ni ukuvuga ngo niba dukinnye nge Makuruta na Rugara turi mu gitanda bahita bavuga bati buriya ntago baviremo aho ni ukuvuga ngo kandi kuri sete abantu bahagaze hejuru urumva kandi abantu batubona kuriya ntabwo bazi timu ihagaze hejuru yanyu cyagiye muri ryane muri iyo shambure abahagaze abantu bagera nko mu 10 cyangwa 7 cyangwa banarenga yego rero abantu ndashaka kubamara amatsiko sinabwo bwa mbere mbivuzeho shaka kubamara amatsiko nakazi gukina filime nakazi nkuko ubyuka ukajya muri biro yawe ugakora wamara gukora ugataha icyo gihe umuntu mukorana washatse kuryamana nawe mwaryamana sibyo ndi kwa muganga nambaye itaburiya nshaka kwiyambura nkajya kuryamana runaka dukorana birashoboka uburara rero ntabwo ari uko bibaye filime ahubwo nuko ariko wowe umeze ndi kirara nyine mu buzima bwanjye ibyo bintu kubikora marumva ari ibintu bisanzwe bivuze ngo umuntu ushaka kujya muri filime ari umukinnyi akaba yaryamana n'umukinnyi genzi cyangwa se na David cyangwa se na Dio kugura Black Mirror nyumva niba ngo umuha akazi muri banki yaryamana na manager oya burya yaryamana n'umukiriya niba ngo we mu maraso ye arimo kuryama hageze ahora naniwe ahora n'umusinziro urumva icyo nshaka kuvuga ni ukubwira abantu ko ibyo babona ku bakinnyi ba filime babibona no muri banki nk'uko bivuze babibona n'ahandi ntabwo bisobanuye ko uyu mwuga turimo ari umwuga w'ibirara nta hantu bihuriye ibyo bintu rwose ni ukuvuga ngo uriwe waba uri muri ofisi runaka waba uri ahantu hose waba uri ni wowe nanjye ndi ngewe yego hanyuma reka mbyegereza umutima cyane icyo gihe wari mariye ufite n'abana ese urashaka iki ntabwo nize mbikubaza nta umutware wawe mwabyumvaga kimwe icyo gihe arabyina ati ma femme rwose ese ni passion yawe ayikurikira nta kibazo yabigiragaho cyangwa nibanga kubivuga reka tubisimbuke yawe wemerewe gusubiza ko wagira ngo yarakubuzaga uko
kuko ndi gutekereza ko aba yarakwemereraga aba yaranyemereraga waye tubivuga ati cyane ko sinacyose nagiranaga nawe ubwo utabivuze arimo ikindi kintu ese waretse kunsubiriza reka kumenesha ibanga uko navuze ko hano kuri SPP TV ntango tuzasenya ntabwo tuzateranya abantu sibyo ubu rwose nubwo navuze ngo niba hariho natwe ruswaje muri commentaire ni byiza yego ariko hano ariko hari n'abantu bashaka kubeshyera byo kugusebya sibyo ibaze nkuri ugiye kumbeshyera nabishinga ukomeye kumbeshyera navugisha ukuri sibyo ariko ikigaragara cyo nuko iyo unatangiye karere nk'ingi abantu bafite imyumvire itandukanye abamuca intege ntago babura abambwira ati ye nawe ku myaka yawe byembe ijya mu umuntu warangije mu mashuri angana kuriya ugiye bakavuga bakaguca intege akora ko ubikunda bakomeza kubyitangira kuko passion urayirika ama profession tugitangira byari nyine passion ariko kugenda wumvira umutima nama kugenda wumvira bya byumviro niko gira ko profession ikagutunga kagere kugeza kagoye umuntu yatunga no gukina filime yego cyangwa umuntu yatunga gukina filime oya buretse atinga iki umuntu yatungwa no gukina filime cyangwa yatunga gukina filime cyangwa yatunga filime gukina filime byagutunga ubushize gahagarara bareze ibintu batunze gorere kuri ikibazo mbajije none niyo bitunze ngurebe ugasanga sinema niyo yitunze cyangwa n'intunze no kuvuga ngo bitadutunze ntago bitadutunze twajya bajya batubona ku muhanda wenda urugero dusabiriza cyangwa bakatubona twambaye ubusa ibyo byose umuntu ukubona ubu waretse akazi wakoraga uza muri ibintu bya sinema ubu umuntu uhagaze n'igihagararo cyawe nuko umeze nuko akubona abona ko uri umugabo wifashije sibyo abona ko uri umugabo wifashije urifashije ku buryo nifashe ndifashe ku buryo nanifashe voilà rero umwuga wo gukina filime n'umwuga mwiza nkuko umuntu abyuka akajya ku kazi akaza gutaha ni kimwe nuko natwe nyine ubyuka ukajya kuri set ugakora ibyo usabwe gukora ugataha sibyo no mwuga rero cinema utunze abantu bayikora very nice rero ubushize nemereye abafana ko n'abakurikira SPP TV ko tuzatunyaruka twava muri cinema gake nk'utwanya twagaruka meretse gukotinga akantu ngo ariko ubwo nari ndimo nkomaza kubakundana reka nze nkavuga numve niba nawe hari ikintu utoramo mutagitoramo turakiganira mbaza ibibazo ngusubize hanyuma n'abandi baboneraho ngo iyo ubajije bikeya ubeshywa bike wabaza byinshi ukabeshywa byinshi iyo utabajije ntabwo ubeshya ubwo ni kubakundana ni urugero wenda kagoyire aratashye umugabo we tari ku Isiraheli ko mbona araguhamagara amuvuga n'ibiki se buriya kanaka ko bamwe ko mwiganye buriya birangiriraho utuntu nk'utwo iyo ubajije bikeya ubeshywa bike iyo ubajije byinshi ubeshywa byinshi iyo utabajije ntubeshywa mu rukundo wo prefer iki muri ibyo bitatu ubu numva ibyo navugaga byari biryoshye kubyumva ariko atangiye kuzamo ibintu by'ibibazo umbaza wowe ushaka kubyumva ariko ntabwo ushaka kubibazwa ngiye prefer iki kubaza mu rukundo iyo ubajije byinshi ubeshywa byinshi iyo ubajije bikeya ubeshywa bike iyo utabajije ntubeshywa wowe wumva wahitamo iki muri ibi nahitamo kutabeshywa nahitamo kutabaza akoze ko buryo ufite utwenge nako n'ubwenge bwinshi cyane urumva nuko atari bwinshi urumva nuko atari bwinshi ko penda bufite kuki umuntu ahitamo kubeshya bibe bike rero se umva kagoye ngiye urumva nago mu by'ukuri tubwizanye ukuri turi babiri reka tuvuge ko mu ex wawe yaguhamagaye akorera inyamasheke ari Kigali ababwe kagoye niba uri Nyamugogo suhuza mu ex ntabwo yakwiciye murahuye mugiye kuri Kaizen ubwo ndakwamarije grand frère mugiye kuri Kaizen akanda kanyenyeri oya murahuriye muranasangiye akanda kanyenyeri oya nta kanyenyeri kanshaka n'umujyama ariko nakore sub
Kaizen kora sub uyabwira n'abakiriya bagiye n'abakiriya munoze cyo kuneba kora sub mwe fanta kora sub murahahuriye ufashe fanta afashe indi amakuru asuye imodoka uteza akamoto cyangwa se wacu imodoka yawe uritahiye hari ikintu kiri mukoze nta kimwe next one none ntabwo mwatandukanye mushwanye nta nkuko yiwanyu yakandagiye oya nubwo mwamushwanye mushobora no guhura mugira mwiyunge yabitekerejeho hanyuma umusheri wakakubaza sheri mbwira ko wambwiye ngo ugiye guhanya bwogo nta muntu mwahuriyeyo sinahuye n'umucuruzi amahirwe menshi nayo kumubwira ko wahuye n'umwana muri famille kubera ko numubwira ngo ni ex wanjye sheri nyine nagiye ariko nangiye guhaha ariko hari ex wanjye yitwa Felix yampamagaye ubwabyo ni gake cyane uri gutuvuga ngo nahuye ex wanjye kuko uzi neza ko atari bubikunde ntago ari bubikunde kandi we ku mutima wawe urabizi ko you clean ariko nimbivuga nimba nahuye na ex ndaba murozi uramubwira undi kandi umubwira undi uramubeshya ukuvuga ngo uzi icyo navuga ikibazo yakuze ntakubaze natambaje bya bari sawa ni ukuri ko Imana yitambaje bya sinahashye ntiwanye guha ni ukuri utambaje wabungire neza nicyo navuga kandi nanjye ku mutima wanjye wakishima ko simbeshye umukunzi burya sheri yo nkubeshye ubigize mu ruhare si wane arakari basaba ngo tumwerese ariko bazanyishyura siko mbivuze mu nka bingahe ibintu nyine bitari wane n'ibiri wane kubaza umutumace ntabwo biri wane ninde guhamagaye wavuganaga nande ese umpamagaye umuntu mpamagaye koko aramutsa ntereta reka tujye ko nta namwemerera umuntu arampamagaye ndi umugore ni umutipe dukorana cyangwa se twahuriye ahantu kuri banke arimo arashaka nyine gutereta azana imitereta namukatiye uri umugabo wanjye nkakwemera ko ari umugabo uri kuntereta byagushimisha ntabwo byamushimisha ibyiza ndi bukubeshye ikiza niki nukutabimbaza nibyo nakubwiye kuko ngiye ntinya kubeshywa ndanabyanga cyane ubwo nakwicicikira ntinya kubeshywa ntinya no kubeshya bo ndi inyangamugayo ariko narakijijwe buriya ni amina niwe ushaka buriya niwe ushaka ungiriye neza buriya nankunda kubivuga wenda bakagira ngo nugutebya giye inshuti yanjye mu dukundana duhuye ikintu cya mbere mano namukora no kumuhobera hari kunhobera umuntu kuko ndi bamuhobeye birazwe ariko kunhobera umuntu ukumva nyine ubuzima burashize niba uhobeye umuntu niba ufite cyo kumuzimanira ukamuzimanira ariko hari umushaka kuzaho gusura yagira kibawe sinoma kumva ntasa neza ninde mukobwa ukoreye isuku sibyo data mudu ntiba yangiriza noneho sister wawe yaje mu rugo cyase na sister n'intuza yego ahasiga wenda akarujareve niba kasize rero bakaza wa wundi nawe yahagera ati ariko ibi bintu ngiye sherere mugatangira intonganya uyu ninde warura arabigushaka iki buriya anakandi kanzi njya nkunda ngiye buriya kandi gafasha buriya surprise cyese anniversaire ariko nawe burya si cyane surprise sinziza niba ufite umuntu mukundana biba byiza kumureba mwavuganye uziko buriya kagoye reka tuvuge ko dukundana nge nawe ndamutse nje kukureba kuguteguza n'ibyiza uzi impamvu uramutse uzi neza ko ndakunda ko kuba nawe nyoye amayoga hari nk'abashuti bawe bagusuye babwaterera umukunzi wanjye agiye kuza si byiza ko asanga turi mu mayoga ukandurira n'ubuvide ukatsimba cyane tukadushyira hirya ugategurira umutima wanjye kuza nishima kandi nicyo kimuzanye kuko nge nje kukureba ngira ngo nishime rero nje ngutunguye ngasanga bya bivide giye ubwanye ninjye wiyahuye mu kubabara ariko nagomba gwa sheri sava yego ko nshaka kureba ni saa 8 kugeraho nkasanga darling uhageze saa 10 byamfasha it's fine giye nguhaye umwanya nguhaye space yo gutegura ibyishimo ariko uwo mutima iyo nyabingi kugira ngo mutungure etse gatorero nibuzatangiye kuzana nyabingi turasozi oya ngiye myita nyabingi kuba iki umuntu yumva yatungura umuntu bakundana ngiye kumugwaho atabizi why ngo ni surprise ntabwo ari surprise man ngiye ibintu birimo ubujiji kandi bwinshi niba dukundana niba uretse nuko twadukundana no black marriage kunsura nategura ibintu byose byatuma nagira wanjye asanga umeze neza santaleze noneho umuntu mukundana byo ibaze uzi ko umukobwa aramutse gusura agasanga ukunda mushiki wawe batazi
gufata umwanya kumusobanura ko ari mushiki wawe no kujya kwa no guhamagara gitifa no guhamagara leta civile byose oya no guhamagara mama kohereza amafoto y'uwo mushiki wabereye nyina wabo mudi bamaze kwangira ako kanya ni byiza ko nimuje kuzana niba ndamushitanye ko amaje abandi rero shera agiye kuza kunsura kwako wende ugiye kubaturanyi aramarana amasaha 2 kubya sanga ndiki rero ntekeza ko abantu bakwiye gutegurana iyo bakundana meeting yose igomba kuba iri prepared guhura hari indirimbo reka nyamwiza no indirimbo yo mu gitabo ntibuka kangahe ngo kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo be kuba kumoshye n'abantu babona amahoro n'abantu bakundana hari ibintu bimwe bakwiye gusetinga bibaha amahoro gusa barangiye bimbabaza kumara umuntu utawuse ndi kuvuga nabi umuntu dukundana icyatumye nshaka umuntu twakundana no kugira ngo nezerwe no kugira ngo urukundo rwanye nawe rumpa amahoro ni enjoying ibindi bintu byo guserera kuvuga ngo ubundi kuntu biba bimeze ubu ugomba kugenda ugaserera hirya ukazukuruka mara none wahura nawe ukumva nabura nirombwa kinjuro nserera biri bube bimeze nko gufata nk'utuvuta twa vaseline ugasiga umuntu nkomeze katinga oya wakatiga ziki nigeze ngira umukopine abantu mundebe gutya jewe ibintu nzi mu bintu nzi kwandika nzi kuyobora nzi no gukundana nimwumva ko atangiye kuri promotinga of course I do ariko ibintu uzi nabyo ntabwo bitera isoni ntabwo ndamutse mvuze ko nzi gukundana ntabwo naba mbeshye mu banyarwanda bazi gukundana I'm one of the best iyo mbirimo nigeze ngira umusheri rero ni muri kigina twaraga ikimoto ndari gukorera ibweyeye bazi mu karere ka Rusizi kuva mu mujyi ujya bweyeye ni nk'amasaha nkane kandi umuhanda mbuye namwe darling tomorrow in the morning ndajya gukorera bweyeye it 4-5 hours biking so turaza kumakanya tuvugana sawa darling thank you so much uzagira umuhanda mwiza urumva no kwamba barikaho nari nafunguye telefone nsanganimo kuko miss call nka 314 nizo zanyuma mperuze nyinshi ze oya message zo twatugikuza telefone rega nikiranye ndakuze ntimumone gutya twatugisha telefone ati byo bintu urimo twatugikuza telefone zuzuza message ku buryo niba ari message 30 ya 31 ntabwo izi ntago yazi ukugenda uvanamo izindi zikagenda ziza sanga zamaze gusona ko nta message zbakuza nyine nahamagaye akazi nkurura akazi narandikuye ko ndi bukora urugendo and urabizi ko ntagenda muri helicopter ngenda kuri moto kandi urabizi ko gutwara moto bayitwaza amaboko abiri kuko urabizi ko ndi kuri moto manambaye ibikote n'ibigani bikaske nyine wumvaga ndi bukwitabe gute kandi nabigusobanura ndamubwira my dear you don't know me you don't understand me over hani nyine ko atira umuntu buriya mbivuga kuko iyo maze kubona ko umuntu kuko abantu bose ntago iyo maze kubona ko ibintu bitavamo akugira ngo mvune umutima w'umuntu mbishyira akadomo ni byiza ko nibukundana n'umuntu ubuzi n'akazi akora niyo uzakora kwa muganga kandi ukabuzi ko ugasanga itangazo byarasohotse no kugihe nehe hose ko nta muganga witaba telefone uzi ko shiri wari umuganga wahamagara 2-3 message kandi uhamagaye mu masaha y'akazi kandi uhamagaye mu masaha business akora y'akazi wakabaye wandika mu message nkeneye ko tuvugana niba bishoboka wana mubwira icyo ushaka kumwana ndakuze ariko nashaka kubwira ko umwana ageze ku ishuri baramwirukanye that's it nawe na message yiwi cyangwa se nani kintu iki uvuze ibintu by'umwana nibuka kantu nabonye umugore yatekereje ko umugabo ashobora kuba ari amushitinga yego hanyuma ataramubwira ati ataramubwira ngo banguka ngo umwana ahize muri firigo ngo banguka ngo firigo ngo shiri ngo yarahamagaye biranga arangije amwandikira message amwanga ngo shiri ngo tebuka wirukanka ngo firigo igwiriye umwana urumva ni ibintu bikomeye yatebiguka ngo waba uri hose servo yikanga hanyuma umugabo ataramubwira amwandikira message ngo uramenye inzoga zanjye niba firigo iguye wihanganira bino inzoga za ibi bintu wabigenza ute koko oya nguramenye ntasanga inzoga zanjye zamenetse kandi bamwe ko firigo yaguye umwana nyine firigo y'umwana ariko inzoga ntizimene mu byukuri
yashakaga ko niba ari no mu mafuti ahita amushitura ndasanga ahubwo ni igiti amukange ibyo arimo byose ahita bibaze kuba firigo igwiriye umwana ati nasanze nta kintu na kimwe ku isi cyatuma umuntu amera nk'uko ushaka ko amera kibaho uretse we ubwe umuntu ni wa wundi nyine ubwe jewe ubwanjye ninjye wavuga ati Makuruta ndakubera ko ushaka ko nkubera Makuruta uratinze kubimamagara Makuruta ndakubera ko ushaka nkubera ariko imbaraga zose wagiramo gufata telefone zanjye kunshyiraho umutineka hari famille nzi umukobwa akora hanze ya Kigali umumama umugabo akora muri Kigali ariko inshuro nyinshi y'umugore ateze kwa Stella Nyabugogo umutipatega moto yometse umugabo we akazibye bino ni ibikiko man nabakene kubera amafaranga yose oya nta nuko bakira nuzi bakira gute kandi ngubwire bashobora no gukira bifatika ariko umutima yabo nabakeneye man if you love someone trust him man mubaze bikiya man mama ngo tumwerese ask less mubaze bikiya cyangwa ndimunabaza ariko kakanu niko Ibaje byinshi ubeshywa byinshi ibaje bike ubeshywa iyo utabaje ntubeshywa ibintu bitari ngombwa kubaza erega nawe nuko abantu twikunda nawe uramutse uhuye nawe uramutse mu ex waguhamagaye ntacyo mwakora ariko ntago wamutuka yewe ashobora no kukwandira bati Israel konfite cyose 5 wabimpaye ese ugira ngo nabwira madamu ko nahaye mu ex wanjye 5 nabashaka intambara kandi mu by'ukuri nayamuhaye ngira ngo mufashe ko ari mu kibazo ariko madamu se ko afite ibiciro 6 kuri mo wabigize ute natambwanira kadati 5 nabihaye Jimmy ikinyoma tayari ikinyoma utumye mbeshya kubera ko mbajije rero abantu birinde gutuma abandi bakora icyaha cyo kubeshya ngo abantu babeshya ngo ingororano yabo no umuriro w'amazuko oya sinzi ibintu bibanza bibiri utayimetriza ngeze ko ntari umupasiteri nkaba nari umupadiri koko ukuntu uvuga ibintu byo muri biriya uri inyangamugayo ariko ibyo muri wowe akurumva hari ukuntu witambukira sibyo ukitambukira kubiseho wenda akajisho ukabisitaye nko ku kantu sibyo uvuga ngo abantu babeshya n'abakunda kubikora ibyo ntabwo bisomye ko wabaye mu rugo cyane ngo ababeshyi n'abakunda kubikora cyangwa ntabwo ari cyangwa n'abasinzi abasinzi nababigira n'abakora n'abakunda kubikora ubafite inyota cyangwa n'abasinzi n'abagambanye oya ababeshya n'abakunda kubikora hari ukuntu ubeshya ariko rubikunda akajya abeshya nta nyungu afite ariko ngiye nemera ko kugira ngo ntakubeshye ugira uruhare kubera ko mubajije wenyine allo eme oui uri he urugero wenda washaka kumva ko ndi mu mujyi nkunyurira ahantu nkuzanira akantu runaka wenda ukeneye eme uri he sibyo ngahita nkubeshya ngo ngeze ku mupaka njya Tanzania nose ungiye nakore eme uri mu mujyi ngutume urumva nta mwana nza kurushaho avuga nkubaze nkanjye mpamagaye ngo uri maneko mpamagaye umva ngewe rero nashaka kubeshya ukuntu nkubaze wogeze umbeshya rimwe wigeze umbeshya ngo ngeze hariya mu rugunga nza ndabyumva baretse gato ngo byari biki wigeze umbeshya rimwe agomba kuza kuri sete ariko nakubwira ufite ndamutse kumbwira ngo ndi hano baoba ikinyarwanda kiri clear numa ngo ndi hariya baoba buretse Israel ndi hariya baoba Inyamirambo oya navuganye n'umuntu arambaza ubwo yakubwiye ngo ndi hariya ntabwo ahari abakubeshya buretse gato navuganye n'umuntu arambaza ati uri mu rugo ni wapi hari ukuntu uwo muntu abashaka nko kuza niyumva kuri mu rugo ariko hazi sibyo kandi sinshaka ko hazi hanyuma arambaza ati uri mu rugo ndavuga ni wapi nguriye se ni mu mujyi buretse kandi mu nzu nicaye muri salo hanyuma hashize akanya nyine turavugana namwe y'abantu n'ibintu bya hano ari bibi cyane nuzi izuba rya hano niwajya niho riva gusa amaye ewe birangiye ndavuga ni ibintu ko ntabishoboye nazabyihorera nanjye ugeze umenya sinzi ngo naho ugeze kuri moto ngo ngeze aho ngaho ngo kuri ngo ngeze aho ngaho kuri 12 uri umwana ngeze hano kuri 12 ku buryo mbitse nzika we mwizire yego nuko kimara ngugeze aho ngaho kuri 12
bivuze ngo ntabwo ari kuri 12 yego urabyibutse bagiye nari natinze kandi urabizi iyo turi kuri set wabaye undi muntu mbara muri muntu Imana barabaye kabisa ndabona no wawundi aranyica yarangiye areka murema gatima mubwire ko ndi hafa aho iki Nyarwanda cyawe ntibagitegura neza ngutegure script uvuye ati ngeze hano cyo izirete ngeze aho ngaho kuri 12 je ibintu byitwa kubeshya ntago ari tumutwaho ntago ndabyanga nukuvuga ngo nshobora gushiduka nkubeshye wamagara abagabo bawe cyangwa abahungu babeshye bagashyira commentaire hano twabona commentaire 6,000 zivuga gute ko ndumubeshye oya nyine nta muntu yeze ubeshya no mu rukundo kandi narakubeshye warambeshye ubwo ndumva ntago ngiye mbivugira ntago ndubishyira wari ndakubwiye ngiye sinkunda kubeshya ushobora kubeshya bitewe n'impamvu sibyo ushobora kubeshya ndimo ndinda umuntu runaka ariko nk'ibyo bintu byo kurinda kubabara kuko ninkubwira ngo ndacyari Nyabugogo kandi unkeneye mu minota 15 ndababara uri burakari rero muri kizano ko ntakomeza kugupishyaho pressure sundi wancangaye nyine numva wamugana wari direct wamugana ko n'umuntu uri buzi n'undi ahantu waba uri ni uri kumwe gacupa nta kindi ukorera ungahirike ugasiguze ibyiza nuko nakishyira mu mahoro ngabika ariko iyo nkubajije tendance nyinshi ndaza gutuma mbeshya ngiyewe sinkunda wa muntu mpamagara buri kandi ndi mu mugishaki ibintu bya hano muri Norugo rero nabyo bimaze ko kandi wamukanyivuze ko gutarurimo uri mu mujyi oya ndi uriyetse uri mu rugo wapi uriyetse ubwo yanshagaye ndi mu mujyi aje akanya ati aywana shati rumva ati niki ndamwe ntago uzizuba rya hano niwagira ngo ntabwo riva handi Yari cyagaza bataha yambeshye ndavuga ni cyamba akaba yasinziye umuntu cya wenda ari afite nkandi hanarangaye ibintu akaba atabyumvise yes rero inshuti za YesPP TV tuvuga buhamya ariko tukanaganira tukanatebya tukanaganira nyine kuri experience y'ubuzima nyine kubeshya si byiza ariko bantekeza ko no kubaza byinshi bitani ngombwa nabyo atari byiza niba ushaka guprotege umuntu wawe murinde kuba yakubeshya sibyo none nkanga gukina filime waza mubeshya kuko abo muzi gukina script no kwandika oya reka rero nkubwire hari umuntu avuze ati ngiyewe iyo ndi mu rukundo n'umuntu ntago aba byizeye abazi ko ndi gukina filime akumye abantu barabizi ko mvugisha ukuri abantu benshi barabizi ko mvugisha noneho iki kiganiro tubasabye commentaire bagerageze muri comment tubwire ko ibintu bimeze baraza kubivuga babivuga ariko rwose ngiye nibambeshyere ntago ari kubeshyere yes tugana ku musozo Aime Kagoyire niki wasaba abareba ibihangano byacu bya film niki wasaba abafata ibyemezo niki wasaba ababikora niki ubona cyangwa kugira ngo twimprovinga tugere ku rwego tugere ku rundi ha mu mitegurire ha mu mirebere ha mu mafaranga niki kintu wasaba mbere ko dusoza ikiganiro cyacu akwimbaje ibyo bibazo byose ukabimbariza rimwe ubone ndibisubize mere kuki niki wasaba bareba filime kugira ngo dukomeze kureba imbere Numva shampuje neza urumva ikintu nasaba abantu bakurikirana ibihangano byacu nuko babikunda bagerageze inkunga tubakeneyeho nuko bakunda ibyo dukora hanyuma hari ikintu cyitwa commentaire bakavuga bati hano mwabikoze gutya ariko mwagomba kubigira gutya icyo gihe turebye za commentaire tumenya aho dukosora cyangwa se niba ari kudutera imbaraga tukiyumvamo courage tukagira imbaraga zo gukora n'ibindi navuganye n'umuntu rimwe arambwira ngo ibana naramubwiye ni izina mu Afrika urayizi arambwira ati wapi ati ni igiki cyo ndamwa nese ntugira filime nyarwanda arambwira ngo ngiyewe ndya filime ngo z'abazungu gusa ngo ndiba filime ngo z'abanyamerika ndamwa ariko kugira ngo abanyamerika bageraho bakunzwe ubu none aha ngaha ubakurikirane nabo bafite abantu batangiriye bafite imbaraga byabatwaye hari imbaraga byabatwaye hari umwanya byabatwaye bivuze ngo nudakunda iby'iwanyu igihe ufata ukareba zira filime zahariye uri kubatera inkunga ariko nutera inkunga iby'iwanyu ukabikunda n'abandi bo hirya nabo bazabikunda kuko ari byiza ni ukuvuga ngo uko bakurikirana ibihangano byacu uko badutera izo mbaraga niko turushaho gutera intambwe tugana imbere tubagezaho noneho ibirenze ibiri hejuru birushijeho kuba byiza amen hanyuma ugeze nk'ahantu bafatira ibyemezo muri leta ni icyo wasaba leta cyangwa hari icyo washimira leta hari icyo wasaba leta cyangwa icyo wayishimira cyangwa byombi ibintu nashimira leta nyine numva ni byinshi kuko dufite amahoro mu gihugu kandi atuma dukora iyo ufite amahoro urakora gukora birashoboka kubera ko ufite amahoro rero tugiye kuvuga ku byo nashimira leta byaba ari byinshi gusa nyine ndayishimira ko igihugu gitekanye ubu turakora bigakunda
ikindi nayisaba rero cyo ni byinshi cyane ariko ibyo nayisaba nuko hashyizeho urumva saba leta ariko n'ubwo n'icyo kiganiro leta izakireba reka leta izakireba nyine saba leta ese reka nkubaze iryo rero umbaza leta ni iki ese ugiye kumbaza leta ni njyewe reka nshyirana leta ni njyewe ariko leta cyane cyane niba rya bafata ibyemezo abashyiraho amategeko ba meya ba minisitiri na guverinoma abo rero nabo bazakireba ni icyo usaba leta ni icyo usaba iyo leta itari jyewe nuko icyo nasaba leta cyangwa se abantu bafata ibyemezo hejuru nuko batera inkunga umwuga sinema nyarwanda ikazamuka mu buryo bwose bushoboka rwose bakadutera inkunga niba bashyiraho nka centre runaka bakayishyiramo ibikoresho banize n'amategeko babazi byinshi bakora ngo bagenda bakanakopera muri Amerika yewe hari abantu baretse muri Korea batuzanira bakajya badutumiriza bari abantu nyine bakomakomeye bo muri Amerika n'ahandi bakaza bakaduhuza nabo twabakuraho byinshi twakora amafilimi hura n'abanyakorea abanyarwanda n'abarundi sibyo voilà une bonne idée Kagoyire arasaba abareba filime ko bazikunda bagatanga ibitekerezo kugira ngo tujye ibyo twimprovinga ariko bafate ibyemezo nyabone ni mutwigira amategeko mutwigira uburyo bushoboka bwose ko nimwe mwize tutanahari kandi mugera tutagera mutwigira amategeko mutwigira n'ibindi byose bishobora gutuma uruganda rwacu rwatera imbere cyane cyane ko film ni tourism ubu bantu benshi cyane bazi Korea bataragera muri Korea ni benshi bazi mu Bushinwa bataragera ni benshi dukeneye ko n'isi yose imenya u Rwanda bataragera mu Rwanda sibyo kandi bize muri filime sibyo rata nibyo pe turabashimiye yari Yes Pepe TV na Dusabe Busine Israel bageza biganiro bitandukanye kandi ngo uziko nawe menya na ningeze ndahibuka kandi waruzamutse neza shaka umukobwa ni cyorezo morale yarivuye warikuye yari Yes Pepe TV na Dusabe Busine Israel bageza biganiro bitandukanye ubuhamya experience zitandukanye kugira ngo tubashe kubaka kwinspiring abakiri batoya gukora ibyo abandi bagiye batinya ushaka gukomera ukora bikomeye ushaka nyine ko uzatera imbere ibyo abandi batinye wabikora ni akagaruka thank you so much